Dore AI eshanu z'ingenzi kandi ziba ngomba kwiga gukoresha mu bikorwa byawe bya buri munsi. Niba ufite inzozi zo gukorera amafaranga online byanze bikunze izi AI uzazikenera kuko n'umufatanyabikorwa mwiza kandi wizewe wagufasha mu rugendo rwo gukorera amafaranga online. Nuramuka ukoresha zino AI neza uratangira kwinjiza hagati y'amadolari 82 kugeza ku madolari 300 mu gihe cy'ukwezi. Kandi nubikurikiza neza bizajya bihora byisubiramo kandi uko byisubiramo uko uzajya uzamura amafaranga winjiza mu gihe cy'ukwezi nta kintu na gito yabigusaba. Niyo mpamvu muri iyi video ngiye gukwereka zino AI eshanu kandi nutangira kuzikoresha neza nkuko ngiye kubikwereka urabona impinduka mu mikorere no mu kazi kawe gasanzwe ka buri munsi kandi urabona n'impinduka mu mufuka wawe cyangwa kuri bank yawe. Ariko mbere kugira ngo dutangire twibaza kino kibazo. Ese ubundi koko AI izatwara akazi k'abantu burundu? Igisubizo ni yego, ariko unyumve neza. Ariko akazi izatwara ni abantu babonye AI nk'ikintu kibi cyane kije gutwara akazi k'abantu. Ariko abantu bayibonye neza bayibona nk'umufatanyamikorwa mwiza kandi wizewe bakayikoresha bongera uburyo bakoramo ibintu byabo maze bakongera ireme n'uburyo bakoramo ibintu byabo byihuse kuko AI iroroshye kuyikoresha kandi itanga uburyo bwihuse bwo gukora ibintu vuba nta kintu na gito yabigusabye. Turetse ibintu byinshi reka nkwereko zino AI. Ariko nyabara mbere kugira ngo dukomeze liking video ukore subscribe niba utarayikana ufite ikindi kintu ushaka kumenya cyanyungwanizi ubisigaye muri comment ndahita nkusubiza. Mbere kugira ngo dutangire reka mbanze ngubwire kino kintu. Na AI ni imwe ikoze mu buryo washyiramo bank ukoresha cyangwa MTN mobile money yawe ngo byuke mu gitondo usaba amafaranga ageze kuri bank ukoresha cyangwa MTN mobile money yawe. Ahubwo AI zikoze mu buryo ziguha amahirwe yo gukora amafaranga nta gishoro kandi zikaguha amahirwe yo gukora ibintu bidasaba kuba warabyize cyangwa bifite ubumenyi ukaba wakora ikintu runaka kandi icyo kintu wakoze nta bumenyi na buke ugifiteho. Wenda reka nkwe runo rugero kugira ngo babashe kubyumva neza 5 kuri 5. Ku bantu bakora website bisaba ko warabyize kandi ubifite ubumenyi ariko AI guha amahitamo yo kuba wakora website nta kintu na gito ubiziho ahubwo wowe icyo ufite ari igitekerezo cyo gukora website gusa ukaba wagenda ugakora website ukaba wayigurisha umuntu runaka cyangwa ukaba wayikoresha muri business zawe cyangwa ukaba wayikoresha unyuzaho ibintu bigiye bitandukanye ushobora kuba wayikoresha unyuzaho amakuru atandukanye nk'uko igihe.com ibikora Kigali Today ibikora nawe ukaba wabikora ukaba wazamura website yawe bitewe n'ibintu unyuzaho iyo website yawe ukaba wayimonetize ukaba watangira gukorera amafaranga ukoresheje iyo website wakoze na AI kandi urumva ko nta gishoro na gito yawe bigusabye uba wakoresheje AI ukora website hanyuma iyo website ikaba yakunjiza amafaranga ubikesheje iyo AI yagufashije gukora website. Yakeka neza uri kumva uburyo bwo gukora amafaranga ukoresheje AI. Rero AI ya mbere ugomba kwiga gukoresha kandi ukayikora neza kugira ngo ubashe gukora amafaranga online nta gishoro na yindi ni ChatGPT. ChatGPT abantu benshi barayizi ariko abantu benshi bayikoresha mu bintu bitafitiye inyungu kandi ChatGPT ni imwe muri AI nziza kandi niyo AI ya mbere ishobora kugufasha kuba wakora amafaranga online nta gishoro ukoresheje ChatGPT. Reka nkwe nk'urugero rw'ibintu ChatGPT ishobora kuba yagukorera ku buntu nta kintu na gito yabigusabye. Nk'urugero ishobora kuba yagufasha gutegura script ya video ukaba wategura script ya video ukaba wayikora neza kuva kuri 1 kugeza ku 100 kugeza video yawe irangiye. Icya kabiri ishobora kuba yagufasha gukora research ku kintu runaka ushobora kuba uri gukora research kuri video ugiye gukora kuri channel yawe kuri business yawe ku makuru utari kumva neza no ku kindi kintu utari kumva neza. Icyo ni ikintu cya kabiri ushobora kuba yagukorera ChatGPT. Icya gatatu ishobora kuba yaguha inama kuri business yawe cyangwa kuri company yawe ukaba wayibwira aho bitagenda neza ikaba yaguha umuti cyangwa ikaba yakugira inama maze business ikazamuka mu gihe gitoya. Ikindi kintu ChatGPT ishobora kuba yagufasha mu kwiga ikintu runaka ntabwo ukeneye kujya imbere ya mwarimu ngo wige ikintu runaka ahubwo ChatGPT nayikoze mu buryo ushobora kuba yagendeka kwigisha ikintu runaka ukaba wakiga kuva kuri 1 kugeza ku 100 ukaba wakiga ukakimenya neza kandi nawe ukaba ufite ubushobozi bwo kuwakigisha undi muntu hanyuma uwo muntu akaba yakwishyura kandi wakigishijwe na ChatGPT. ChatGPT ibintu ikora ni byinshi bitewe na business yawe kandi nuramuka ubashije kuyikoresha neza 5 kuri 5 ndabizi neza kuzabona impinduka mu mikorere yawe maze nawe ugatangira kwinjiza amafaranga ubikesheje AI. Iyi AI ni AI ya mbere nibigufashije itubimbwira muri comment dukomeze na AI ya kabiri. AI ya kabiri rero ni iyi. AI ya kabiri bayita Lovable AI. Iyi AI rero ikora iki? Iyi AI igufasha gukora website no gukora application nta kintu na gito ufite kuri website nawe umenye ufite kuri website nawe umenye na buke ufite mu gukora application. Icyo usabwa no kugenda ugashaka prompt muri ChatGPT nkuko maze kuyikubwira ko ari AI ya mbere hanyuma ukayibwira website ushaka gukora uburyo imezemo ibintu uzajya ukora kuri website hanyuma ukayituza muri iyi Lovable hanyuma wajya muri iyi Lovable ikahita igukorera website bite na prompt wakuye muri ChatGPT ya mbere. Urumva ko Lovable ari nziza cyane ushobora kuba wakora website nta kintu yiziho kandi website ushobora kuba wayikora ukaba wayikoresha mu buzima busanzwe bwa buri munsi
ushobora kuba wayikora ukaba wayigurisha umuntu runaka, abantu benshi baba bazikeneye. ushobora kuba wayikora ukayegera ya business yawe, ntacyo na gito yabigusabye ukanyuzaho ibikorwa bya business yawe, abantu bakaba babona ahantu bakubariza bitewe na website wakoze ukoresheje iyi Lovable. Iyi ni AI ya kabiri kandi urumva ko yagufasha mu gukorera amafaranga ntacyo na gito yabigusabye. Urumva ukoze website ushobora kuba wayigurisha kandi property wayikuye muri ChatGPT, uhisuza muri iyi Lovable, uhita ukora website yisigurisha umuntu runaka, bagukubisa amafaranga ntacyo na gito yabigusabye kandi ubikoza mu minota mike cyane. Rero iyi ni AI ya kabiri, nibigufashije tubimbwira muri comment. Dukomeze na AI ya gatatu. AI ya gatatu rero ni iyi. AI ya gatatu na yindi ni Suno AI. Suno AI benshi barayizi ariko abantu ntago bazi uburyo bayikoresha bakorera amafaranga nta gishoro. Suno AI rero ikora iki? Suno AI igufasha gukora indirimbo utazi kuririmba, nta beat wakoze, nta kintu wakoze ku ndirimbo yawe, ujya muri ChatGPT igakwandikira indirimbo, hanyuma yakumara kukwandikira indirimbo ukayituza muri Suno AI, ukayito pastingamo ya ndirimbo ukuye muri ChatGPT, hanyuma ikahita igukorera indirimbo bitewe n'injyana wahisemo, ikaba ari indirimbo nziza cyane kandi iryoheye amatwi. Rero indirimbo yakubyarira gute amafaranga? Iyi ndirimbo ushobora kuba wayishyira kuri social media zawe, hanyuma wakuzuza ibisabwa ukaba wamonetiza ugatangira gukora amafaranga nta gishoro. Ushobora kuba wafata indirimbo yawe ugatandukanya beat n'amajwi, hanyuma iyo beat ukaba wayigurisha umuntu runaka akajya ayikoresha nka background music muri video ziwe, ukajya uyishyira muri background music muri video y'uwo muntu wayikuguriye. Nawe ushobora kuba wakora background music yawe ukajya uyikoresha mu biganiro bisanzwe bya buri munsi niba uri umu content creator. Ikindi kandi ku bantu mukundana ntabwo ukeneye kujya gukoresha indirimbo ku muhanzi runaka, nawe ushobora kugenda ukegera ChatGPT ukayibwira ko ushaka gukora akaririmbo k'urukundo, hanyuma ikakagukorera, ikakakwandikira, amara kukakwandikira ukayituza muri Suno AI ikahita igukorera akaririmbo keza karyoheye amatwi kandi kerekeranye n'urukundo, ukaba wagenda ukagatura umukunzi wawe cyangwa umuntu mu byumva kimwe akaba yabyishimira cyane kuko bamukorera akaririmbo keza. Urumva iyi Suno AI ishobora kugufasha ukorera amafaranga ariko ishobora no kugufasha winjoying ubuzima, ushimisha umuntu mu byumva kimwe. Iyi ni AI ya gatatu, niba uyumvise neza itubimbwira muri comment. Dukomeze na AI ya kane. AI ya kane rero ni iyi. AI ya kane ni Canva. Abantu benshi Canva murayizi, umuziki ikora thumbnail, ikora template, ushobora kujyamo ugakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko iyi Canva ntago muzi ko habamo AI. Harimo AI ishobora kugufasha kugeneratinga amafoto, kugeneratinga thumbnail, kugeneratinga buri kimwe cyose ushobora gukoresha kuri video zawe zikaba zisa neza. Wagiye ubona abantu benshi bakora thumbnail ukabona thumbnail zabo ni nziza, ukibaza ahantu bazikorera. Rero ujya muri iyi Canva ugasangamo template za thumbnail zigiye zitandukanye, wowe ukarebamo thumbnail no rya amaso yawe, ukaba wayikoresha ukahinduramo utuntu dukeya, hanyuma nawe ukaba wayikoresha kuri channel zawe, maze channel yawe umuntu yajya yisura akabona irasa neza cyane kandi wabikoreye muri Canva nta kintu na gito yagusabye. Iyi Canva ishobora kugufasha gukora thumbnail, ishobora kugufasha kugeneratinga amafoto, ishobora kugufasha kugeneratinga posts zo kuri Facebook, Instagram na YouTube hose. Ikindi kandi ushobora kwifashisha Canva ugakora template ukaba wazishyira muri Canva, hanyuma umuntu yazikunda kugira ngo ayikoreshe, ukaba waragize uburyo bwa pro, ukaba warashyize amadolari runaka umuntu agomba kwishyura kugira ngo ayikoreshe, hanyuma umuntu yayishima akaba yakwishyura amafaranga yawe, hanyuma yakwishyura ukayabikuza nta kintu na gito yabigusabye kandi ari template wakoreye muri Canva. Canva rero nawe urumva ko irenze. Niba uyumvise neza, niba uri umu content creator cyane usanzwe ukora amafoto, ukora amarogo, uri umu designer, ushobora kugenda muri Canva ugakora logo nziza rwose nta kintu uzi kuri design, ukayidesigninga neza, ugakora thumbnail, ukaba wagurisha thumbnail umuntu runaka akaba yakwishyura, ukajya umukora thumbnail kandi wagiye muri Canva ukajya ufata thumbnail bakoze ugahinduramo utuntu duke, warangiza ukayimuhereza akakwishyura amafaranga yawe. Ukagenda ugafata logo y'umuntu runaka yakoze, ukaba wahinduramo utuntu duke, hanyuma ukahereza umuntu akaba yakwishyura amafaranga, ukabasha kwiteza imbere ubikejeje Canva kandi urumva ko ari ibintu byoroshye cyane. Ikindi kandi ushobora no gukoresha AI yayo, ukagenda ukayiha property wakuye muri ChatGPT ya mbere, hanyuma ukahita ugenda ugakora logo, ukaba wakora thumbnail nta kintu na gito yabigusabye, ukaba wazigurisha kandi ari ibintu byoroshye cyane. Rero iyi ni AI ya kane, niba uyumvise neza itubimbwira muri comment. Dukwite dukomeza na AI ya gatanu. Rero AI ya gatanu nta yindi bayita Eleven Lab. Rero Eleven Lab ikora iki? Eleven Lab ishobora kugufasha gukora script ya video. Wowe urakora script ya video, hanyuma wamara kuyikora ukahita ujya muri Eleven Lab, hanyuma Eleven Lab ikahita ifata iyo script ya video ikahita yishyiramo nyine, ikahita ikoramo audio, ukabasha kuba wayiteranya kuri video zawe nta kintu na gito yabigusabye. Niba wajya gutakaza umwanya w'irikodinga rimwe na rimwe ugasaba ko irikodinga ijwi ryawe ntago bihura neza,
yoboka 11 Lab ugenda uyescript ya video yawe hanyuma ihita igukorera ijwi ryiza cyane bitewe n'amahitamo yawe. Ushobora kuba wahindura ijwi ryawe ukahindura umugore, ukaba wahindura umugabo, haba harimo amajwi menshi agiye atandukanye, nyine wowe bihindura bitewe n'ubwo ubyifuzamo, maze ukabasha gukora audio nziza kandi iryoheye amatwi kandi imeze neza nta kintu na gito yagusabye. Rero 11 Lab ushobora kuba yagufasha mu content creator. Niba uri mu content creator ushobora kuba wajya ugenda ugashyiramo script ya video yawe hanyuma ikahita igukora audio nziza rwose ukayishyira kuri channel yawe ukayiteranya kuri video zawe, hanyuma video zawe zikaba zivuga neza kandi zizenasa neza cyane. Ikindi kandi ushobora kuba wagenda ukaha igitabo runaka ikaba yakigukoreramo audio ukajya ucyumva kugira ngo ujye wirirwa ugisoma, aho ikagigukoreramo audio bisanzwe none warangiza ukajya ucyumva bisanzwe. Yari 11 Lab nayo ushobora kuba yagufasha mu rugendo rwo gukora amafaranga online. Niba uri mu content creator 11 Lab nayo yagufasha neza 5 kuri 5. Udatsinze mu byinshi reka mbite nkubwira na AI ya 6 ugomba gukoresha ya bonus, nubwo nawe bivuze ko ari 5 ariko reka nguhe na bonus ya 6. Bonus ya 6 rero ni iyi. Bonus ya 6 ni CapCut. CapCut abantu benshi bazi ko editing ama video ariko nawe yifitemo AI zikora ibintu bitandukanye. Nk'urugero harimo AI ikora background ku mafoto, harimo AI generating video, harimo AI generating audio, ugashyiramo prompt ya video yawe ikahita igukorera audio yayo. Irimo AI ikora lyrics y'indirimbo ikahita ikwandikira lyrics ku ndirimbo yawe. Irimo AI zinyana zikora ibintu bitandukanye bitewe n'ubumenyi ufite kuri CapCut. Mwibutsa ko kandi kuri CapCut ni application nziza kuri telefoni, gusa no kuri laptop na application nziza ushobora gukoresha ukora ibintu byawe nk'umu content creator editing video zawe kandi video zawe zikaba zisa neza zigaragara neza 5 kuri 5. Rero ni application ushobora kuba wakoresha ukorera amafaranga nta gishoro na gito yabigusabye, kuko abantu benshi aba content creator usanga nyine batazi ko editing video zabo, ugasanga barimo barareba undi muntu ngo abibakorere. Rero umva neza warize neza CapCut ushobora kuba yagufasha mu gukorera amafaranga we editingira abantu ama video, ubakorera thumbnail, ugenerating ama thumbnail cyangwa amaro ukoresheje CapCut. Urumva ko nyine ari ibintu byoroshye cyane. Rero izi ni AI 6 zishobora kuba zagufasha mu gihe ngo gukora amafaranga nawe nta kintu na gito yabigusabye. Wowe icyo bigusaba no kugira ubumenyi kuri AI ugiye gukoresha. Nubwo nkubwiye AI 6 ushobora gukora amafaranga nawe nta kintu na gito yabigusabye, simbubwiye gutangire kuzikoresha zose icyarimwe, ahubwo uragenda wicara urebe ikintu ushoboye gukora kuri telefone ya cyangwa ushobora gukora kuri AI, urebe AI ushobora kuba yakorohera kuyikoresha, uhitemo kuyiga neza, ubanze uyige neza, umenye uburyo ikoramo, numara kumenya uburyo ikoramo maze utangire kuyikora ukora ibintu byawe kandi ndabizi neza ko bizatanga umusaruro uri ku rwego rwo hejuru. Nubwo nkubwiye AI 6 ugiye ufate AI 6 zose ngo utangire kuzikoresha, kuko nutangira kuzikoresha zose icyarimwe n'ubundi bizarangira nta kintu ukuyemo, ahubwo wefata AI imwe cyangwa AI 2 cyangwa AI 3 cyangwa AI nye bitewe n'uburyo ukoramo ibintu byawe, gusa byibura ukoremo ibintu byawe witonze, ugenda uyige neza uyimenye se ubundi AI ikora gute, ese ubundi nayibyaza amafaranga gute. Niba ufite icyifuzo cyuko AI imwe twayigaruka muri AI twavuzeho, shira icyifuzo cyawe munsi muri comment, nzahite ngwere ku buryo AI ishobora gukoramo. Nk'urugero iriya AI ikora website ishobora kuba nayigaruka nkabere ku buryo wakora website ukoresheje iriya AI, nkakwereka n'uburyo wakoresha CapCut cyangwa wakoresha Suno AI bitewe n'ibyifuzo byawe bitewe n'amahitamo yawe. Wese mubwiye ngo AI zose ugenda uzikoresha, ubwo hitamo AI ikunogeye, hitamo AI 2 cyangwa AI 3 uzige neza uzimetirize hanyuma utangire kuzikoresha kandi ndabizi neza ko bizatanga umusaruro mu minsi iri imbere. Rero izi ni AI 6 niba zigufashije bimbwira muri comment. Ikindi kandi muri zino AI nakubwiye, niba hari AI wifuza ko twagaruka mu biganiro bizakurikira nkakwereka uburyo ikoramo neza 5 kuri 5, wabisiga muri comment uko ngenda hari ku bwanyu. Icyifuzo cyawe, inyunganizi, ufite ikibazo ujye ubisiga muri comment uko ngenda hari ku bwanyu. Sawa rero ugeze kuri umutereka mbanze ngushimire, urumuri w'ingenzi cyane, ibyo tumaze kujya hano wowe tubikesha. Sawa rero mugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Dusubire muri video ikurikira, nzasubiza ikibazo wambaje munsi muri comment. Ciao Imana ibarinde.